Besheje ikiganiro gutyo arangije mu buhamya ari gutanga ambwira umuntu yagiye gusengera Imana imubwira itariki azakiriraho kandi iyo tariki nane ko byanagenze uwo murwayi nibwo yakize. Imana imubwira itariki azakiriraho we n'urugero nkanjye niba ari nk'amasezerano ndi gusengera yego akambwira ati iki niki tariki niyi ibyo uri gusenga bizaba byasubijwe yego ugomba kuyizera kabisa bikaba kuko nge nyuma nagiye kumukoresha ikindi kiganiro ndamubaza ariko pe ahari biriya ntibyaba byarabaye nka nyine ubiguyeho umuntu ashobora kuvuga ku kintu ariko ugasanga atagikora buri gihe mbwira pe nanjye ndi kumubaza ngendeye kuri titire nanditse nese nyuma yaho dutandukaniye amavuta w'iteka aracyakuriho mbwira abantu wabarahanuriye n'ubundi ukababwira itariki ambwira abantu yahanuriye yuko bazabyara itariki ababwiye n'ubundi abariyo bagira ubute babyariraho ntabwo heruka guhanura ukababwira n'itariki barahari benshi cyane umva tubwiremo nka batatu n'ukuri batazajya bagira ngo ndi kukubeshye barahari hari uwa mbere yarambwiye ngo amaze imyaka 9 yarabuze urubyaro ariko aho twadusenganiye Imana hari ibyigaragaje hari umuti igaragaje yaje kuwunywa ubungu yarambwiye ati rwose mu nda nagiye kwipimisha nsanga umwana arimo hari undi nawe yarampamagaye arambwira ati rwose ntabwo bajya babesha ati za tariki wambwiye ati mu gitondo kare nahagurutse ngiye muri dushe ati nsanga amaguru yakize nsanga n'umugongo wakize undi nawe arampamagara ati rwose Rufonsi ati ngewe nari nzi ko ari comment muhamutera ati ariko mu by'ukuri hari Imana ivuga kandi gasohoza arambwira ngo urwego rwari ruraza guteza iwe mu rugo ariko itariki namubwiyeho yabonye telefone imutunguye miliyoni 9 arazishurirwa. Wewe wamubwiye itariki bigomba kuberaho? Namubwiye itariki bigomba kuberaho. Namubwiye ngo itariki 2 z'ukwezi kwa 9. Imana irakoze aravuga ati nzabyemera ibikoze. Yashimye Imana rero aravuga ngo rwose komereza aho ngaho tukuri inyuma. Yego. Tenge yitwa Tuyisenge Beatrice. Ikiganiro twakoranye twacya Prodinze tariki 20 z'ukwa 7 ndabyibuka. Twashyizeho titire ngo nje iyo umpamagaye ngo ngusengere Imana imbwira ibyawe utarabimbwira ibyo nibyo kuko abenshi bamuhamagaye pe abamuhamagaye ndabanza mvuge ko ibyo no kuby'imiti ndabivuga abamuhamagaye ndi umugabo wo kubihamya yababwiye ibyabo bamaze kukubwira ngo gucuko na message yiraje yibye atakubwiye n'ikibazo cya mugenzaga atarakikubwira ubwo noneho ukamusengera mani gakora igitangaza gucyo bivuze ngo umuntu wari wese wazaguhamagara pe ndakibaza. Hanyuma rero nongeye kubasuza kuri Concorde TV show amahoro y'Imana akomeze kubana namwe uyu munsi nandi mahirwe n'undi mugisha wo kuza kuganira namwe kuri Concorde TV show. Nitwa Ndayambaje David nagarutse nyuma y'igihe kirekire mutanyumva kuri Concorde TV show muraza kutubwira uko muri buze kubyakira ariko imbere nanone mfite undi muntu nubwo mwamumva kuri Concorde TV show ariko ntago twaruka gukorana ikiganiro gutwi yitwa Concorde kigitwenge cyane ingiko Concorde tumeze ute umva ndaho ndashima Imana kabisa ndashima Imana ubwiza bw'Imana bukuriho bundiho cyane yego ariko ndabona utandukanye nuko waje usanzwe ukora ibiganiro bimeze ute kwakore waranze gukuramo ibage mu mugongo David abage ubwira kwiba mwikisi bama view waranze gukuramo ibage mu mugongo ubango ni inkuru zo kuri tele urumva kai kuri tele ugomba kugenda wikwije washyizemo kamera washyize miki yewana washyizemo imyenda y'imbeho yo mpamvu bage nyine tamvaga ku mugongo ariko hari n'umuntu watubwiye neza atubwiye ati nujya hano utekereza ko imvura ishobora kugwa mu gikapo twaye ugomba gutwara ishati yo guhindura n'ipantaro yo guhindura byaba nabyizwa washyamo urukweta ariko urukweta kurutwara biragoranye yanjye nashyiragamo agakoti kabisa kubera ko imvura ishobora kukunyagira cyangwa se ipantaro ikagucikana cyangwa se urukweta rukagusaziraho numva wenda umuntu wakwitwaza urukweta umuntu watwaye n'imodoka ye yemerewe no gushyiramo n'igisororo cy'ibiryo
natwe muri bage dushyiramo dukeya nyine twangushye tu kugira ngo tuze kudufasha kuri tere. Hanyuma rero turaza kugaruka ku nkuru zo kuri tere cyane, ariko reka tubanze twiganira ibindi kokoro. Yego. Reka tubanze twiganira ibindi. Iyi minsi urayibona gute? Minsi ndabona imeze neza pe. Vango hano turi Musanze ikirere kimeze neza, kiri guhinduranya imvura n'akazuba. Tuvugana akazuba kari kuva ariko nyuma ya saa sita. Nizeye ko muri bage bashyizemo ikoti. Nashyizemo utuntu twenda two guhindura kabisa. Njya nibuka imvura. Ari ahantu nibuka imvura. Yawana hari umuntu wajyaga mu mwuka atari umunyamwuka. Dushaka ngo duhite tubivuga imvune zo kuri tere. Turaza kuzigarukaho. Ariko reka mbone reka tuhite tubyahuranya kugira ngo tuze kugira imvune zo kuri tere. Hari imvura yigeze kutunyagira tuvuye muri Yungwe. Kandi abantu ntago babizi we. David ujya ukunda kuvuga muri intro uri kuvuga ku igonarike. Tugukurikira umwami Yesu ntabwo byoroshye. Ntago byoroshye. Natwe ro kumukurikira ndabyibuka sinibuka ukwezi neza ariko ndumva mu kwa gatanu cyangwa mu kwa gatandatu. Nibwo twagiye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama mu kagari ka Yungwe. Tugiye gushaka n'ubundi abatumirwa, tugiye kureba abahanuzi b'Imana kugira ngo batubwire uko Imana iri kubakoresha, ndetse n'abantu bagira ute babahamagare babasengere. Kandi hari benshi bajya baduhamagara batubwira yuko ko bavuganye nabo kandi bakabagiriraho umugisha. Icyo gihe imvura iratunyagira ku bantu bahazi. Abantu bazi hara muri Yungwe. Abantu bahazi kuva aho twari turi kugera ku muhanda aho wategera moto. Nibura aho twakoresha iminota 30. Imvura idufataho no tukivayo tutasubiri yatangiye kugwa turi mu kiganiro hagati. Turugama turaparika. Ihise turongera turakora. Iduha gahenge mu gutaha noneho. Idufatira ahantu utasubira inyuma ngo ujye kuwo muhanuzi twe tukuganira nawe. Yego. Kandi ubundi kugera imbere aho twafatira moto naho hari urugendo. Nshuti zanjye imvura yaraguye. Cyo kangiye ikintu nakoze cyiza nari rukansiga kokoro. Azagira ukaga inyuma. David ukubeshya ntabwo wansize. Hari ahantu wabonye ikizu ushaka kujya kugamamo ndakubwira ngo nitubare tuwareta abantu bacukura umucanga muri Karambo ntabwo bagombaga kujyamo. Navuze ati kugaba muri tuwarete. Umva imvura irangije iratunyagira kabisa imyenda yose iratoha. Tugize amahirwe tuba tubonye moto tuyijyaho turi babiri. Nabwo mu mvura tugenda turi kunyagirwa none igakubita umuvu w'imvura maze agatara akatugiraho. Gusa hari ikintu kimwe cyambabaje. Ukuntu watitiraga ngira bati mviki Imana imbwiye. Ategereza ngahebo. Bane kona ko turi gutitagiye kuvata mviki Imana imbwiye David. Ati umunsi Imana yatugirira neza. Narategereje ndahebo. Uramwuka. Barumo hanuze twajyanye ikiganiro witwa Jire. Ajya kunda kuvuga ngo n'abamarariya baratitira. Ntabwo atitira abanyamwuka gusa. Tutazabona umuntu atitiye ngo mvuka agiye kukubwira ngo Imana iravuze. Nibyo natekerezaga. Nanjye ro hariya yari imbeho yarankubise urumva mera gutya cyagiye dutegereje ko twabona basi dukura Rubavu ituzane Musanze. Ayaya kambwa ati wakwihangana. Tekeza ndiko gukomeza. Uti wakwihangana nibura. Ugakomera ni wapi mwana ntibyanze. Tugeze aho tutegera imodoka naho byatubayeho n'ubuhamya bwo sinshaka kubigaruka. Cyazo Imana izaduhembe pe. Ni ukuri Imana izibuka urugendo twakoze rwa kiragi nubwo hari n'izindi ariko iduhembe kabisa. Mbega imvura we. Hanyuma rero kugira ngo tuze kugenda byose tubiviraho icyarimwe umuzi n'umuzingo tutakoresha iminota nka 25-30 irahagije. Maybe nizo nyizo turi kuganira. Abantu benshi njya nkunda gukurikira comment zabo bamwe bakavuga ati se koko ibi bintu by'umuntu abavuga n'ukuri. Turaza guhera ku bantu reka duhere ku mukobwa witwa Alphonse nawe wigeze gutumira. Yego.
njye mbona nsoma titire ntabwo nigeze umukoresha turi kumwe usanzwe ubizi. Soma titire ati araguhanura n'umuntu utaka kubwira ibintu byaguhanura bizasohorera. Yego. Nkaho umanye nawe igihe kirekire ufite amakuru kuri we n'abantu bagiye basengana nawe tubwire ku bantu bagiye bandika muri comment bavuga ati sibi koko nibyo. Nundi wakirebye ntiyandika akavuga ati koko ibi nibyo yakubwira umuntu utani segonda. Tubwire. Kuriya ni ukuri. Nibyo. Ni ukuri. Njyewe uriya mwana w'umukobwa namuhujwe n'undi muntu. Hari undi muhanuza ari kumbwira ati njye ntabwo Imana iranyemera kujya kuri YouTube. Hanyuma rero kokoro reka twivuge kuri uyu mwana. Uyu mwana Alfonsina njye nabonye titire bandikaho ngo ni wa mukobwa yaguhanuriye ni umwana w'umukobwa guhanura n'umuntu utaka kubwira ni itariki yego. Ese koko tumamatse kwa n'abantu babadukuye bira bintu n'ukuri cyangwa ni ukuri ntabwo tubeshya ku buryo nk'ubu wenda urabona nsa n'umubeshyi buryo najya gushyiraho titire iri kubeshya none ngiye kuguha n'ibimenyetso bigaragaza yuko ibintu ari ukuri. Njye ndimo nkubwira mu kanya nuko hari akantu kaduciyemo gatuma tugira ariko ndi gukubwira ukuntu twamenyanye ni umuhanuzi n'ubundi mugenzi we niwe twari tuziranye yaranampanuriye nshaka kumukoresha ikiganiro ambwira ati noneho njye Imana ntabwo iranyemerera atari ko mfite umwana w'umukobwa dusengana tujyana aho bampamagaye nanjye nkamwitabaza tugiye gusengera umuntu ati we ari tayari reka mubanze mukorane nanjye Imana nimboho rikanyemera kuza gutanga ikiganiro nzaza. Ubwo Alfonsina bamukoresheje ikiganiro gutyo arangije mu buhamya ari gutanga ambwira umuntu yagiye gusengera Imana imubwira itariki azakiriraho kandi iyo tariki nta niko byanagenze uwo murwayi nibwo yakize. Imana imubwira itariki azakiriraho we n'urugero nkanjye niba ari nk'amasezerano ndi gusengera yego akambwira ati igihe iki n'iki tariki n'iyi ibyo uri gusenga bizaba byasubijwe yego ugomba kuyizera kabisa bikaba kuko njye nyuma nagiye kumukoresha ikindi kiganiro ndamubaza ariko pe ahari biriya ntibyaba byarabaye nka nyine ubiguyeho umuntu ashobora kugwa ku kintu ariko ugasanga atagikora buri gihe. Mbwira pe nanjye ndi kumubaza ngendeye kuri titire nanditse nese nyuma yaho dutandukaniye amavuta w'Iteka aracyakuriho mbwira abantu waba warahanuriye n'ubundi ukababwira itariki ambwira abantu yahanuriye yuko bazabyara itariki ababwiye n'ubundi abariho bagira ubute babyariraho. Ntabwo ndi kubeshya rero tugendana n'iki n'ibimenyetso muvandimwe. Reka tugaruke kuri Matenge. Mpamvu tugiye kugaruka kuri Matenge hari abantu batabyumva kimwe bavuga ati Imana yigira gukiza nta kindi kintu kiyifasha. Mpamvu tugiye kugaruka kuri Matenge n'iki ngiki we yarivugiye ati yasenze Imana imubwira n'umuti akakubwira ati umuti uri bukuvure ni uriye. Abandi bo bakizera ko yusenze isengesho yonyine rihagije kugira ngo Imana igukize no kwizera aho hantu kandi Matenge abantu bagiye bamukunda ari benshi. Nawe nk'umushishozi w'umunyamakuru cyangwa se umuntu wagiye kubakoresha wasenganye nabo tugiye kumara amatsiko aba bantu badukurikiye bamwe batekereza ati Imana isengesho niryo ryonyine rikora. Impamvu bivuga icyo kintu hari abantu bahita bavuga turiya wapi ashobora gukora ibintu nk'ibyo bapfuma akita izina ry'Imana yego kuko niho ndabibaza ndetse ni wowe ntacyo mbaze wari kuvuga nk'umuntu uri kubarebera yego wabarebeye nukwanye nabo sibyo tuve none muri ryashusho ryo kuvuga ngo ndi mu YouTubers nashoye nanjye ngira utuntu nungukamo two gutuma utwo tuntu nashoye tuboneka kuko abantu reka tureke kugira abantu njije ntabwo dukora YouTube kugira ngo izina ry'Imana ryamamare gusa ko ryamamare natwe tubeho yego none se reka nkubwire iyo mvuye hano nkajya muri Yungwe i Rubavu niho twavuze cyane kandi naho twanagiye cyane sibyo nkoresha tike y'ibihumbi 7 kugenda no kugaruka ngomba no kurya nibura ubwo 10 riragenda nanjye ngomba gushaka uburyo uvuga ngo iryo 10 rigenda utajyanye na David kuko David warahenze aho managiye nyine ntajyanye na David urumva biba bikwiye ngo amafaranga nanjye nyigaruze kuko turi muri business yego reka tubibutse uwo Matenge yitwa Tuyisenge Beatrice ikiganiro twakoranye twacyaporodinze tariki 20 z'ukwa karindwi ndabyibuka twashyizeho titire ngo nge iyo umpamagaye ngo ngusengere Imana imbwira ibyawe utarabimbwira
ibyo nibyo kuko abenshi bamuhamagaye pe, abamuhamagaye ndabanza mvuge ko ibyo no ku by'imiti ndabivuga. Abamuhamagaye ndi umugabo wo kubihamya, yababwiye ibyabo. Ndaguha urugero, turangije ikiganiro wowe twari twajyanye bitandukanye na Rufonsina nagenge nyine ariko Matenge twari twajyanye muri dossier niho nabajije boretse gato tanzana muri dossier urumva uzi ko twarangije akaduhanurira ndivugira ibyanjye byawe mbireke ariko ibyo yampanuriye nyuma y'icyumweru n'izina ry'Imana byahise bisohora nyuma y'icyumweru byahise bisohora. Oya nanjye ibyanjye navuga yamanuye imodoka ko gisinda yibona kuko ndacyatega. Tegereza wihanganye. Tegereza wihanganye. We hari ubwo yakubwiye itariki se? Hari ubwo yakubwiye itariki? Ntabwo yambwiye itariki. Ariko yakubwiye imodoka tegereza wihanganye izagira ute izasohora. Kabiri ndacyeye gushimangira ku ya titre nashyizeho. Hari undi mwana w'umukane kumwita umukobwa, kamwita umumama. Hari umumama wo mu Bufaransa. Ntabwo ndavuga izina rye. Yarebye ikiganiro cye arangije aramuhamagara ntiyamufatisha kuko ahantu atuye arahabonye nta muriro kandi abari mu mirimo atunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi akaba ari ahantu hatagira rezo. Arambwira ati wambabarira ukampuzana Matenge akansengera koko ko mfite ibyifuzo bimbangamiye. Anyoherereza tike mugirayo tuvugana kuri telefone yanjye, aramuhamagara barasengana. None nge cyantangaje yaramaje tese uretse ibi byifuzo bibiri Imana yambwiye nta kindi cya gatatu ufite, ahubwo atumva mere ati ibyo bibiri wambwiye n'ubundi ko bigiye gusubizwa nibyo bimpangayikishije, atahubwo Imana igukomereza amavuta ati nta kindi mfite pe byari ibyo bibiri. None ubwo titre ati ngiye umpamagaye ngo usengere Imana imbwira ibyo utarabimbwira sishimangira ibyo ngibyo. Ikindi ono wari wambajije ntago nakibagiye nandi kugisasira utise ko Imana ijya imwereka imiti. Yego ako kantu k'imiti cyane ko atako kantu k'imiti hari si ubupfumu. Impamvu imiti baho aho ngaho eka twifashishe Bibiliya. Umugabo witwa Namani uramwibuka, uwitwa Elisa uramwibuka. Namani yari umugabo w'ingabo z'umwami w'Isiriya. Elisa ari umuhanuzi wo muri Isirayeli. Namani yari afite umugaragu ukomoka muri Isirayeli kandi yari arwaye ibibembe. Namani umwana bibonye avuga ati nyamara muri Isirayeli umuntu wagukiza ibyo bibembe. Namani afata urugendo afata n'ingabo aragenda ajya kureba Elisa. Elisa aramubwiye ati genda hariya muri Yorodani wibiramo inshuro 7 uravamo wakize. Ubwo ayo mazi ntabwo twageranya n'umuti mu bubasha Elisa yari afite. Ntiyari guteka ati ndategetse mu izina rya Yesu ibi bibembe ni byuma bigahita byuma kuko yamuyoboye ati genda ujye kwibira muri ari amazi. Nta nubwo ari inshuro imwe 7 umugaba w'ingabo. Ni gutyo rero Imana yacu ijya yereka abahanuzi kereka ko David ikibazo afite kirakemurwa n'iki kintu. Ni nkuko ashobora no kukurangira ati iki kibazo cy'amadeni ufite genda ushaka ibyangombwa ufata inguzanyo muri banki. Genda we Concorde genda urebe David aya mafaranga arayaguha sibyo. N'uburwayi rero hari uburwayi bukizwa n'iki bukizwa n'imiti. Kuba yakwerekwa yuko umuntu bamuroze akerekwa yuko imishogoro y'ibishyimbo nayivuga utakayinywa ubwo burozi burakira, ubwo nta bupfumu burimo. Kuba yakwerekwa yuko umuntu bamuzinze atariko n'unyuye umuti n'ufata indarabasanye ugafata n'umwisheke ugafata n'iko ukabinywa bazakuzingura. Urugero icyo gihe ngiyeyo hari undi muntu wa profisi ninde nawe yari yaramubuze. Ni David. Oya ntabwo ndabavuga kurukunzana muri dossier yawe kandi harimwe na tuzabyemera akaza gutanga ubuhamya. Urumva tuzabyemera akaza gutanga ubuhamya niwe tuzaha mikoro tukavuga n'amazina ariko undi kuri privacy ye nta mpamvu yo kuvuga amazina ye. Undi nawe yari yaramubuze ngeze yuwo wantumye ndamuhamagara barasengana. Noneho we uko byagenze bakubitanye bombi ari abahanuzi. Umwe hanurira undi ngo Matenge hanurira uwo nguwo undi nabarangije aramuhanurira ahubwo ndagana babanura umuriro warashiranye muri telefone
byagize arangije nawe ikibazo yari afite aramubwiye ati icyo kibazo Imana inyeretse uyu muti. Uwo muntu we ni uw'i Kigali ati uwo muti nzawukoherereza kuri kuriye nukugeraho. Undi ati nanjye rwose kuva Imana yerekanye umuti ati urimo. Ejo bundi nibwo namuwaje ambwira ati umuti wamugezeho, ubwo dutegereje ko icyo yari gusengera kizasubizwa. Ariko pe kuba Imana yakwereka umuntu umuti nta kibazo kirimo. Hanyuma rero yakubaza ibintu bibiri kuri kote ebyiri. Yego. Muri rusange umaze iminsi ukora kuri Concorde TV show. Yego. Wagiye uhamagarwa n'abantu benshi bagiye bakubwira ibibazo byabo, ndetse no muri rusange wagiye ureba comments z'abantu ukuntu bagiye bandika. Yego. Wasanze abantu ari ikihe kibazo bahuriyeho? Abantu ikibazo bafite cyane ikibazo cy'amadeni. Ikibazo cy'amadeni. Ikibazo cy'amadeni. Basi ni ikibazo cy'amafaranga mu buryo bw'ifaranga. Oya benshi baranabisobanura kuko we atinyutse akandika kuri comment hano. Ukayisoma ati nanjye mukozi w'Imana rwose nsengera mfite amadeni amereye nabi. Ati mfite amadeni amereye nabi. Umuntu iyo message yemeye akayishyira ari ku karubanda. Babonanye imbona nkubona no yamubwira ibinganute. Ikibazo cy'amadeni pe, ikibazo cy'uburwayi, ikibazo cy'abantu ingo zasenyutse bakeneye ngo bazubake, n'abakobwa bagumiwe n'abakobwa babuze abagabo. Ikibazo cy'abakobwa babuze abagabo cyo n'ikibazo. Ibyo kuko Imana bansenga ni musenge pe. Ibyo bibazo pe dukunda kubyakira. Kandi koko hari abaca mu gikari. Hari abaca mu gikari akambwira ati njyewe wa mukozi w'Imana naramuhamagaye sinamufatisha, ariko we nujya gukora ikiganiro ati pe njye mfite ikibazo gutya. Ngeze ku myaka iyi n'iyi pe nabuze umugabo tumbarize umukozi w'Imana tese Imana izabikora cyangwa ibyo gushaka njye ntabwo bizandangaho nyine menye ko mbivuyemo. Abo nabatinyuka bakabimbwira mu gikari ntawe meneye ibanga, ariko tuba turi gusaba ngo Imana nyine ibyumve itabare. Cyo kuburusha cya kibazo kiraremereye. Nukuri pe. Hanyuma rero akandi kantu ngiye gusorezaho gatoya ngiye kukubaza. Abahanuzi ni cyo kibazo wasanze bose bahuriyeho? Abahanuzi ikibazo nasanze abahanuzi bahuriyeho, ikibazo bafite si ko ntari kucyumva neza aho ngaho. Abahanuzi ikibazo bahuriyeho nta kibazo bagira bo. Niba abo twagiye tuganira nabo baba bafite ibibazo, urumva tukweva kwa kavura karabuye. Yego soze ikiganiro. Ikibazo bagiye bambye bahura nacyo ni abantu kubahamagara ari benshi, none so umuntu akaguhamagara akubwira ikibazo kandi nawe hari ikibazo ufite cy'amikoro. Icyo ntago kiri ikibazo kuko buri Imana ijya kubahamagara yabona ko bashoboye kugira ute kwihangana. Nako ngaka ariko njye nabonye nako ngako wabonye. Hanyuma rero ntabona imvura iguye twasoreza hanga iminota mike nka 15 cyane rwose ku bahanuzi. Ikindi twavuga tuzakivuga nyuma. Yego ko tuganire ku bahanuzi ntago twavuga byinshi iminota ibaye mike. N'imvura iraguye reka twe dusubijyanga tuzakomeza ikiganiro cyacu mu butaha. Ndetse n'abari itangazo waba itangazo ni ugukanda subscribe bagakomeza akadushyigikira.